Tekereza rero ko abashaka views rwose ubu ndashishikaye gushaka n'impamo ya Mungu rero duhaye Rwanda muzini. Yes, mwakoze cyane. Mu gusoza rero Bruce Melody tugaruke gato ku musoro tureba cyangwa se inkumi ukiri muto wumva yifitemo impano ariko akaba atazi aho yahera. Breakthrough arahera aratangirira kuki? Murakoze ndaza kwifashisha ingero ntabwo ntinda mwabonye umusore witwa Aisha Speed heruka hano. Aisha Speed, yes. Wakubaza ngo akora iki wansubiza ngo iki? Agera mu gihugu ubundi akifotora akazunguruka hano yifotora. Wifuza gutera imbere afite internet, ufite smartphone, ufite uburyo bwo kwifotora, urasa neza ariko nyine niba ubona ntacyo uri kubikoresha kandi ufite umwanya, ufite ibyo wakerekana, abantu benshi bafite umwanya wo kureba, guscrollinga bakirirwa bareba bata umwanya, ibyo byakakuberera umusaruro, ari nacyo kinjyana ku bundi busabe. Yego. Turasaba ko leta yadufasha ikamuritiza ntabwo ndibubatindeho kuko imirimo yose ikorerwa ku mbuga nkoranyambaga ni imirimo. Buriya amavideo yose imirimo zigana n'amafaranga ariko navugaga bya views ku benshi ku bindi bihugu, ariko ku banyarwanda ugasanga benshi birasaba inzira ndende kugira ngo tube twakora ku mafaranga ari ku mbuga nkoranyambaga. Icyo rero ni ikibazo wenda kinatera ubushomeri cyangwa se n'inzira mbona njyewe twanyuzamo urubyiruko mu gukorera amafaranga. Ni nacyo mwese mwasubiza. Murakoze, njye numva umunyarwanda twifuza ari ukorana ishyaka muri byose, ufite Bruce amaze kuvuga. Bruce cyane bagiye kubivugaho. Monetization ya social media. Narababwiye. Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari Umunyarwanda? Ikibazo tugikemure. Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahita? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba, abo bantu babishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntabwo zigeze muri ubwo buryo rero ntabwo tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Ntabwo duca amahane yanjye. Byakemuka bite? nanjye ndi umwe mu bazikeneye cyane kuko ari ibintu biri tekiniko muri ICT. tuza kujya mu kiganiro na Minisitiri w'Urubyiruko ndetse n'umukozi ukora muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga. Hari ibyo batubwiraga biri tekiniko, niba Minisitiri yadufasha wenda gusobanura biri tekiniko muri ICT ngira muri byo cyadufasha, ariko kugira ngo zijyemo hari twanasabaga bakatubwira ngo Google ivuga ko itaziduha cyangwa n'abandi, kubera ko mu Rwanda wenda abantu babikoresha ari bake cyangwa ari bake ari benshi cyangwa badakunda kwamamaza, ariko tukavuga ngo leta y'u Rwanda ibidusabiye muri Google bakagira uko bavugana, kuko mu Rwanda dukoresha Google Map. Niba Google Map ushobora kubikoresha nkayobora umuntu aho ntuye namuyoboye ku giti cy'umwembe, ni ukuvuga ngo na ads zishobora kuza niba ICT badufasha mu buryo buri tekiniko badufasha. Abashinzwe IT basobanurira. Ibigo
YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization, aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza compliance, kandi ibyo twarabyujuje n'ibyo bareba data protection, intellectual property na taxation, ibyo turabyujuje nk'igihugu. Ni volume of advertisements, ni ukuvuga ngo dufite abantu benshi bashobora kuba bakwadvertisinga kuri izi mbuga nkoranyambaga, bikadufasha kugira ngo uko tuzamura iyo volume ya advertisement n'aba local content creators bagire percentage igice cya miliyoni na miliyoni y'amadolari ku kwezi in terms of volumes of advertisement kugira ngo igihugu gishobore kuba cyaba eligible. Icya gatatu ni payment infrastructure, ishobora gutuma ya mafaranga babonye bashobora kubona kuri izo mbuga nkoranyambaga ashobora kuba yabageraho, kandi ibyo turabifite. Ari ibyo bigo byose nk'uko nabivuze twavuganye nabyo, ni ukuvuga ngo hariho ibintu bibiri aho batubwira turimo turabikora, bagenda banashyiraho ibihugu bitandukanye babyongera mu mubare w'ibihugu biri eligible, ariko bikanasaba ko natwe twashyiramo imbaraga kugira ngo the volumes of advertisement coming from our private sector and companies ishobore kuba yazamuka kugira ngo tube eligible. Murakoze. tureba twakora rero specifically ni Google n'abandi hari byaba bitureba ni ibiki twakora kugira ngo tureba twarabikoze ari izo regulatory compliance zabayeho, kugira ngo dushyiraho na ririya tegeko rya data protection n'ibijyanye na intellectual property, ibyo byose birahari. Payment infrastructure zirahari, kugira ngo ahasigaye hakeneye ko twashobora kuba twabyaza umusaruro izo mbuga nkoranyambaga mu kuzamura bagiye kwiyemeza mu gihugu nicyo kintu cyari gisigaye ntabwo bibaho. tuyizamure dute nk'umukoro companies zose zigomba ko social media is also a platform where you can do advertisements, kandi nabyo bigira iyo network effect ishobora gufasha baba local content creators bacu nk'aba content creators bo bamaze kubimenya, bakomeje bagirana ibiganiro na companies. Ubu nizo dukeneye zamenya zite dukora iyo mobilization. Thank you so much. Twifuza Minisitiri w'Uburezi n'uwe munyarwanda